none se ribu yo nta perereza yigeze ikora ko umuntu wamujyanye kwa muganga yaguye mu maboko ribu yigeze uza kureba? nta kintu na kimwe ribu yigeze. Rashize bagomba gutanga impamvu cyangwa bakavuga ikisha umuntu no kwa muganga kubi ni iki cyatumye kwa muganga badakora raporo. Mereza amazina y'abakobwa bose bari kumwe nimba waruriyo. Umukobwa bamuroze yagiye muri house party hano i Kigali. Ndapfuye none se rafata ibyande kibyande. Ya baramuroze kandi uriya mukobwa apfuye afite umwana. Yari yarabyaye mbere. Yo aha byagenze bite rero yarozwe? Bamurogeye bari muri house party. Niho bamuhereye ibyo bintu mu byo kunywa arataha. Atashye nyine atangira kubura umwuka bamujyanye kwa muganga apfirayo. Hanyuma rero abantu bari muri iyo house party barafashwe barafunzwe? Ibyo bintu biri gukurikiranwa nyine ku ruhande gutyo ariko ntawe urafungwa. Amakuru ahari nuko uriya mukobwa yego yazize ex wa mugenzi we kuko ex wa mugenzi we yaramukundaga. Yakundaga uyu mukobwa? Yakundaga uwo mukobwa. Uyu nguyu wapfuye? Yego. Kandi uwo mukobwa yaguye hano i Kigali bamurogeye hano i Kigali ntago bamurogeye Gisenyi. Avuye i Gisenyi ari muzima. Uburetse gato abavuga ko bamurogeye Gisenyi akagwa i Kigali se? Yasohokeye hano i Kigali ari muri party 2. Indene ari kumwe n'abagenzi be bahita bamurogeye. Ntago yahise apfa ku kanya. Yahise ataha. Akigera mu rugo mu nda hatangira kumurya atangira kugira kuka gakeya. Baba mujyanye kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga bakimutera serumu umwana ahita ahwera. Ntago yigeze avugisenye kabisa ntago ariho bamurogeye hano i Kigali. Azira ex wo mukobwa mugenzi we. Reka nza n'umuntu ubizi neza mwana nabyo uzi ibi bintu. Muzane hano. Oh yeah. Niyo mpamvu Jackie yamamagaye. Okay. Yeah. Vuba hanga mbere yuko bira bintu biba nsanga yambuze inshuro 5. Injoro. Nsanga yamagaye inshuro 5 yambuze. No way. Yeah. Ndamuhamagara phone irataruka kubera ko hari mu ntara na network zihari. Njya kuri WhatsApp usanga nta kintu yambwiye. Just mbonye ko yambuze gusa. Naho akaba ari umukobwa bari bajyanye ari nawe wambwiye ko iyo nkuru yabaye nje nabizi. Amarikodi. Iyo record urayifite? Use kumfasha tuyikine. Ya unyereka ukuntu bayikina. Binyoherereze. Noneho arambwira hagufite nimero yanjye. Bari ku Jackie ha nimero y'umwandikire. Nayiguhaye. Ni kwa mujene ariko je kukorera hejuru. Ngiye ariko nagombaho baranze. Umusa dore nayigize. Ndakwandike nyoherereze iyo record mitanyikina. Ye nayibonye kangoyes. Let me come. Sasa rero urumva amakuru mfite ya Gasaro ubundi abenshi bamuzi kuri Gasaro hani abandi ukasanga bamuzi kuri Yanifa. Ubusanzwe akabavukira Rubavu ariko akabiberaga i Kigali. Sasa rero ku mugoroba wo ku cyumweru ibwo yagiye muri party n'abandi bashuti biwe kwa kundi mukobwa dutangira inkuru neza kuko hano twamaze kujya mu rujijo bamwe bari kutubwira ibi abandi bakabitubwira ibi twabaye nk'indaya za matimba twabaye ibizungerezi. Ku cyumweru nko mu masambiri saa 3 nibwo yagiye muri house party yo y'abashuti be bari bamwinvitinze ku Gisenyi he Kigali. Kigali apana ku Gisenyi. Aneho yitwaza inshuti ze za hafi nyine kwa kundi abakobwa bajya bagira utuntu twabo. Avuga ati mfite umushuti wanjye tutajya dupfa gusigana. Baragenda bajya mu kuryoshya. Saa 2 saa 3 bari kuryoshya, saa 4 bari kuryoshya, saa 5 amasaha yo gutaha batangiye kwikubitamo. Saa 6 zigeze umukobwa arataha ariko ataha yumva atameze neza ariko buri wese urumva yagiye ataha ukwe nyine yakurikije ataha. Ageze mu rugo biranga
saa sita baravuga ati saa saba ibi bintu ntabwo uyu muntu yarara hano ameze gutya kuko yari guhumeka urumva byari byatangiye kwanga. Niko abari bamuri hafi bahamagaye abantu bamufasha donc hari umusista babanaga. Niko guhamagara abantu ati muze mumfashe tujyane umuntu kwa muganga. Ntabwo abagiye baba mu rugo. Baga Kigali yakodeshaga bisanzwe. Iwabo ni he? I Rubavu. Yego. Nuko bageze rero kwa muganga nta n'isaha yashize bakimwinjiza mu bitaro kabisa. Bakimutera urushinge umukobwa wawe biba birahuye. Urumva ariko yahageze guhumeka abana ari bidashoboka. Abo bakobwa abo bantu baba bari kumwe nabo urabazi? Ntabwo mbazi. Ntabwo mbazi ariko kugira akanya makuru ahari nuko inzego zibifite ububasha zibirimo. Abantu baba bari kumwe nabo ni bande niba hari uzi? Nawe nzimo. Banuka. Nansabire umuntu bita Benovio amwake video yakoresheje audio yakoresheje mu kiganiro. Yeza niyo audio Jackie ndagusabye. Uko nge nayibuze na downloadinze ibintu byinshi. Nta kibazo Jackie. Jackie yagiye kuyizana umva hano. Mbere yuko ntagiriye inkuru murasharinga tugere 400. Uri kumwe? Nimara kugira 400 nibwo ndibukina ya majwi nubwo ateye agahinda. Rero Godfather hari umubaby bari bafitanye beef. Urumva? Mbere ko dukina amajwi yego muri bidi y'umwana we. Sorry, before my birth ananjye mu kwa gatandatu ejo bundi nafite bidi ndamubwira ngo azaze muri birthday yanjye. Ngo nimba ngo mbeba hari ntago nzaza. Rero namumbujije ko mbebe yari yarankunze nawe. Ubwo aramumbuza ansaba ko ngo kugira ngo tukomeze tuvugane ngo mboroka nimero ziwe ngo no kuri WhatsApp. Ubwo ndabikora just kubwanifa ndabikora ndamuboroka. Umubaby aza kumamagaza nimero anyohereza amafaranga ngo ndisohoka ahantu ngari njyoza kwishyura ngo nagashaka ko ashuti babibona. Ubwo nge mwirinda yuko nza kwirinda yuko uri Anifa imenya kandi azi neza ko namuborotse. Umunsi umwe arayohereza mita kwa namuberaga onete mitamubwira ati rero Rose rero noza nyama ya mafaranga ngo dusohokane atariko nunjyane kuko ndamwanga byatari ngo kandi nguzatuma nawe ngo bagarika relationship yanjye nawe. Warinde ari Rose nyine Anifa. Avuga ngo yanga nde? Umubaby mufite beef. Yego. Bafitanye beef. Ubwo arambwira ati rero nawe bizatuma ngumagarika relationship yanjye nawe. Ati baby nimba udashaka kumureka. Oh my god Karine. No relationship cyangwa friendship? Friendship. Okay komeza. Relationship nago nabirenze twabaga dupanga tu. Yego ubwo ni friendship ntabwo relationship. Kubera borrow za 24 hours deleting SMSs yarazisibye. Aya nta kibazo reka nsobanurira ibyo nzi. Turakoresha dufite hano wawe. Bonije ko warubimbwiye. Noneho umunsi umwe tuza ku Gisozi muri hosti. Arabamagara uwo mukobwa pana Anifa. Ngo nije ngo nimusange ngo Kacyiru. ngo bakesha ari se Mungu Eric wa hostinze. Ndagenda icyo gihe nasanze wa Philipita ndicara arambwira ngo nimbibwire. Philipita uyu nguyu bimye visa ejo bundi. Ngo Philipita agiye kwaka visa muri Amerika ya Amerika bamurebye aravuga tufite uburanga buke wakanga abana bacu muri Amerika barayimwima. Komeza. Ndagenda ndabasuhuza
basuza nicara bazana byeri turanywa wa mu baby ahita ambwira ngo ese ngo mushuti wawe ameze ati muzamuye abantu bari bazamuye kuri pano bagatema bantuza bazamukiye komeza ne nambaye headset nyine mpita nanga kumusubiza uwakubajije ngo mushuti wawe ameze ati ninde rero ahanga no dushaka kumenya mu inkurive ninde wakubajije ngo mushuti we ameze ati nyine urumva abo mukobwa bafitanye nago nyine nago bahuzaga mu yandi magambo nanze kumumentioninga kumbishaka pana noneho ndamubwira ati ameze neza ambaza nde Anifa ndamubwira noneho ko akora nambaye headset mitamurya sinde ndamwera ngomeza nganira na ngomeza nganira na Philipita n'undi mujama wo mu MC wari witwaga MC Brown bakorana umukobwa ushobora akomeza kunshotora ashaka kunyegera kunzana nyine muri talk aho nimbere Anifa kiriho aho nimbe Anifa kiriho kuko no muri code yo mukobwa yamaye ndi kuza Kigali kuko nge nabimenye nigera Kigali neza muri code harimo ngo bashuti biwe yagiye kwihagarika we yabanza nshobora namwe ati inzoga iri mu ivide ushizemo spaguru ngitibira ugasanga ngo yashizemo ngo Anifa we yarema aranywera mu kirahuri iyo ni code ngatereka hasi ngajya kwiherera ngo bashyiramo ngo spaguru kandi nawe nabizi ko yarari Igisenyi ni umbabi wari kubimbwira pana wa wundi bafitanye beef ubona abajije ngo amakuru kuko niwe mukobwa nabonye post yiwe bwa mbere kuko arapininze muri WhatsApp yanjye ndamona post yiwe ndamubaza ngo what the fuck no ko nzama nyinjama plank utamubwira ati mwagiye mureka ama plank atambwira ngo mwani naga ari plank ngo ibiki n'ibiki namwe ati yashamani ibi bya mbere je nimugatire plank ku muntu mujye mukora ibyanyu mu posting tuboneka na prank mureke gukora ibintu byanyu atambwira ni naga ari prank ngo bagenzi biwe ngo bamutayemo bitamuhamagara kuri call isanzwe ngeze he hano hirya Nyabugogo hano bita kuri nimba ari kuri abakora amabuye amatafa udutafari two ndamubaza se none se byagenze ute nsobanana kuri call numva nangashaka kumbwira byose ahita ambwira ngo yasohotse kuri toilet ngagiye kuri toilet ngo bashyiramo spaguru garangije aranywa ngo yumva ngo munda ari kumurya umuntu muri comment arakoze kuri nayo ngeze kuri ruriba ngo basanga ngo munda ngo ari kumurya ngo barinda bamujyana kwa muganga ngavuga ko munda murya ndamubaza ati se abamujyanye ni bandi nabo mu rugo cyangwa nabo bari bajyanye muri show ahita ambwira ati nabo mu rugo niko kwitangera mu rugo mamagara nimero yiwe nsanga nayiriho uwo munsi nabonye nagiye kugera mu rugo maze kubona nka post zimuvugaho yuko yatuvuyemo n'igihumbi abantu bose bapostinze none sasa akaba ari umuntu utuzi ko twajyaga kureba filime Antonov ahita ambwira ngo mushuti wawe ngo bamwishe nuko yabimbwiye ninde bikubwiye ni umukobwa wamamagaye aramwe ngo mushuti wawe bamwishe aratuzi ko twagiye kureba filime mu minsi 3 yose none wumve ngo kubera nyine gushengurwa biki agahinda ntabwo nagiye kumushingura yewe ntabwo ngeze mamagara indi nimero namaze iminsi 3 hafi 4 iminsi 3 hafi 2 ntazi n'ukuntu meze nagishaka no gukora no kwitana table nayitanga ngo bayijyane nuko byagenze izo voice nabuze nazihaye umunyamakuru wamagaye mu YouTuber kuri telefone nabwo nanjye ntabwo namubwiye byinshi
reka nk'iyo ntabwo nayo nuko dukomeza sibyo iyi audio ni yande rero mbere yuko iyo ngiyo yego ni iyanjye kumubaza. okay uyu mukobwa Yego ndi kumubaza ngo bimeze bite okay ni mubangura amatwi yanyu twumve iyi audio bavuze ngo ni mubangura iki amatwi yanyu twumve ntabwo nabyumva mva nyine mbere yuko amanuka yamamagaye inshuro 5 sinamwitaba gusa ndyamye nari nasoje akazi neza then mama nakubajije ngo byagenze ute nawe ntabwo uri kubwira ukuntu byagenze neza mereza amazina y'abakobwa bose bari kumwe nimba wari uriyo kuko nawe fata turi kumva ntabwo zumvikana. I have to go in it on myself. Man, don't text me. Girls fine. No, man. Gira, of course, exactly what's going on. Kuko, ubu njye nashaka twijyanira igisi. Ihuye. Nashaka ko twijyanira Ihuye kuko ndabizi neza ko akunda iyo turi kumwe. None se ibi ngibi sinubari wowe MC ariko nyumva MC uranyumva MC uri kunyumva neza ndi kumva ari uyu none se turi kumva uri gupfuneka ari wowe uri kurira none se the fuck nkeneye audio ziva kuri side yaho umukobwa yaguye ntabwo nkeneye audio zawe uri kurira umuntu w'umugabo uragana sense nta audio zitari zawe nozo ko audio yawe uri kurira ngo nyikoze iki nta audio itari yawe nose umaye audio yawe uri kurira ngo nyikoze iki nta audio zo kuri tereza abo bakobwa bakohereza ibintu zo nshaka ntabwo audio zawe hari amakuru waturufa kuri iyi nkuru turi kuvugaho bro yaba umuntu uri kuvuga ngo aho yaguye ngo inshuti ziwe hari abantu benshi byakomerekeje man yego yaba ari se babanaga ntago ashobora kuvuga man kugeza kuri ubu ngubu kubera ibintu bari kumwagiriza sibyo anifa apfa ntabwo yari ari i Kigali sibyo urupfu rwiwe nawe uzi umuntu ukubwira ngo ahantu bamuhereye cyangwa ngo bo bamuhaye nabavuge sibyo nabavuge noneho uyu baby man ni danger bro ni danger kibazo buri wese ari kugaragaza ko abifiteho amakuru yego kandi man ni ibintu nyine no kwiwabo babyanze banze kwakorwa autopsy yaba bavuga ngo ni spaguru bamushyiriye mu cyo kunywa naho bizi nta muganga wabivuze yego ukuntu byagenze yabaga i Kanombe naho yaba uyu mujize arahazi cyangwa n'abandi bantu bamuzi baza ahantu yabaga bro yabaga i Kanombe sinjya nkunda kuzamuka ku live cyangwa kugira utemba niciraho n'abantu benshi bansharinze bari kubimbwira baranampamagara cyane yego kugeza kuri ubu ngubu akazi karatunaniye ntabwo tukijya mu kazi basi kubera iby'ibi bintu sibyo ikintu gitumye nzamuka man no ukuntu bari kuvuga ngo bazi aho yaguye kandi turimo turahashaka umuntu azi aho yaguye cyangwa aho bamuhereye agire nyine azabisobanure man sari hazamuka sari hanguye ariko ngo arahazi sari hashira muri kwese ukuntu byagenze yego urumva ubuhamya buhari yasohotse kwa gatandatu bisanzwe ku mugoro wa nka 11:00 inshuti ziwe zari zikiri Gisenyi we yari ari i Kigali yego urabyumva amaze gusohoka kwa gatandatu aragenda ajya muri pura bisanzwe nkuko namwe usohoka arara aho ngaho yari yasohokeye ajya gusohoka abanaga n'umukadogo bamwita Alex
niwe babanaga n'umuhungu we n'uriya mukobwa Alice yari ari Gisenyi, umuhungu we King. Urumva amaze gusohoka ibwiye Kadogo ngo njye kumurebera moto nk'uko byari bisanzwe. Amaze kujya kumurebera moto, Kadogo aramaze agakonsa ntumye moto ugiye, aramubwira ngo ngiye Nyamirambo. Ubabwire motari ko tugiye Nyamirambo. Moto aragenda azana moto, arasohoka aragenda. Ku cyumweru nka saa 8 nibwo yagarutse. Asanga Kadogo arimo aragaburira umwana. Urumva yari yaraye aho ngaho yagiye. Ntawe uzi umuntu bari kumwe. Ibyo ari byo byose byo dutekereza byose nibyo namwe muri kuvuga ngo baramuhaye, nibyo abantu bose bari kuvuga, n'abamuzi n'abatamuzi, n'abari kumwagiriza ibindi bintu by'ibyaha mani batamuzimo mani, sibyo? Bari kuvuga nyine ko baba baramuhaye, ariko ntawe uzi aho bamuhereye. Mu kugaruka yaraje asanga arimo aragabura, Kadogo ari kugaburira umwana. Arababaza ngo mumeze mute? Agarutse bisanzwe nk'uko n'ubundi nawe bataha nuko namwe mutaha. Raje barabumvira ngo tumeze neza. Ahereza Kadogo amafaranga ajye kumuzanira ji yo kunywa. Azane n'umwana yogurt. Ahita ajya kuryama. Baye nka saa 12 Kadogo yumva muri dushe uyazo ku mugoroba, yaje saa 8 saa 12 yumva muri dushe. Yasohotse sangapi agenda? Yasohotse saa 11 kuwa gatandatu za nimugoroba. Agaruka ku cyumweru saa 8. Agaruka ku cyumweru saa 8. Yaraye. Yes. Yarayeyo yirirwayo. Agaruka saa 8. Yego. Yagaruka nka saa 8 z'amanywa. Mu nshuti ziwe, inshuti y'ubundi ya hafi bagendana. Niyo bagendana, ariko yari ari Gisenyi. Niwe muntu wa hafi bagendana. Abandi nibisanzwe nkuko nawe mwahuye cyangwa byaba byagenze gute. Urumva ntabwo yari ahari. Abari mu bamyoni nabo ntabwo bari bahari. Umuntu yari agiye kureba, yagiye gufata ya moto Kadogo yagiye kumurebera, yavuze ko yagiye Nyamirambo. Ntawe uzi Nyamirambo yagiye ngo ni sibyo? Nyamirambo yagiye ngo ni hehe? Umuntu wenda watanga nk'amakuru kuko nira toilette ya video yo kuri post iwe ya nyuma. Yego. Iriya toilette yararimo ahantu tugenda cyangwa ahantu dukora amani mu tubari tuba turimo twa hano za Kicukiro na hari na za Remera. Ntabwo twari turimo, tuba twinyamirambo sinkunda kutugendamo. Ariko ntabwo nzi iriya toilette twabonye tutayize. Urumva? Nyine iriya karaka video yafashe ka nyuma ya postinze saa 8:15 akigera mu rugo. Yego. Bigaragara ko yagafashe nyine kuri toilette y'ahantu bari yari yanywere. Kumwe abakobwa abo bari kunywa akagenda gufata video gutya. Aho ngaho yabatwara hamenye basi umuntu nibwo yari kugira kujya no kubaza kureba kuri kamera zaho. Umva nice. No reka ngomeze stories ukuntu byagenze. Yapfu uburyo nyine urupfu rwe rwaje. Nyamirambo nakabari kagira toyibaho, urabizi ko ariho nkorera. Mani waburetse gato ko wari uri intuza. Wari uri Butare. Kuwa gatandatu nibwo yambuze, sinabikweretse. Sina inshusho 5 zose. Yego yarakubuze. Uretse gato komeza. Nice nawe arabizi Nyamirambo nakabari kagira. Reka twumve MC. Aha. Ndakugarukaho musa, ndakugarukaho. Bro, nje ntago Diana gutwika, je ntago nyankundi ibi bintu ndahita nanamanuka. Sibyo ikintu ushaka kuvuga, ikintu ndi gushaka kuvugaho. Yego tubwire rero uko byagenze rambura. MC ubyutinze wundi. Ikintu ndi gushaka kuvuga, umuntu ufite amakuru y'ahantu nyine yabo bari kumwe kuwa gatandatu cyangwa uko nyine yaba yarahuye nawe mu kabari. Abantu bari kuza kubakagiriza ngo ni inshuti ziwe man, abana bakomeretse, sibyo? Nkawe waza umuntu w'inshuti yawe bakaba bari kuvuga ngo abo bagendana ni wamwishe ataraze no kubabigira. Shobora kuba atari n'umukobwa wabimukoreye, either yaba n'umugabo, sibyo? Umuntu wabimukoreye ntago turamenya ngo ninde. Gusa icyo gihe amaze gutaha naringeze Garifada, amaze gutaha ageze mu rugo yahaye amafaranga umukozi wiwe bamubwira ngo ajye kuzana ji azane na yogurt y'umwana. Aranamuterera ipasi mu kanya gatoya arahana agiye kujya. Murimo muranyumva? Turakumva.
sinzi niba murimo muranyumva mwana. Urakumva? Ya, arangije araryama nyine. Ndimo nabyumvishe. Araryama nyine. Bigeze nka saa 12 gutyo. Ndimo nabyumvishe. Araryama nyine. Bigeze nka saa Jema Mike ariko. So ageze nka saa 12 ari Kadogo yumva muri douche umuntu arimo araniha. Kadogo yumvishe muri douche umuntu arimo araniha agira gute arakomanga kuri douche yanga kumukingurira. Amazi ati mama King bimeze biti akomanga kuri douche yanga kumukingurira. Aramubwira ngo najye kumurebera ari umutipe bigeze gukundanaho ariko babanaga mu gipangu kimwe. Bamwita Yannick ngo nagenda abwire bamwita Yannick ngo aza murebe. Noneho Kadogo ari kangajya kureba uwo mutipe aramubwira mutipe araza agakomanga ku rugi agira ngo ni Kadogo kirimo arakomanga aramubwira ati nakubwiye ngo ugende urebe Yannick ari we umfasha. Aramubwira ngo ninjye naje maki. Arakingura amaze gukingura abona aryamye hasi muri douche ari kwimenaho amazi. Ukuntu yiyumvaga niwe muntu wanyu uwo ngo niwe muntu wanyuma babonanye abasha kuvuga umwuka utaramushiramo. Ukuntu we yari kwiyumva yumvaga mu nda ari marashya ashyushye umubiri wose ari kwimenaho amazi. Agerageza kumukuraho ngaho kumuterura biramugora ahamagara bahamagara mukuru we babanaga aho ngaho mu gipangu araza aramufasha amushyira mu cyumba baramwambika bahamagaye muvigera aho ngaho amushyira mu mugongo amushyira mu modoka bamwirukankana i Kanombe ku bitaro. Gusa mu kugenda ku bitaro mu minota ya nyuma kimukura muri iyo douche ibintu yavuze yabwiye ko ashaka kureba umwana we ashaka kureba King. Noneho kubera situation yararimo n'umwana nyine atari yabonye iyo situation Yannick arabwira umukozi ati najyana umwana hirya agerageza kubwira Gasaro ko umwana ameze neza amubwira ko King ameze neza ntagira ikibazo King ameze neza. Noneho aramubwira ati ni ubuzima buri kuncika ndananiwe. Aramubwira ngo rwana kubera uyu mwana ariko Gasaro abwira Yannick ngo rwana kubera uyu mwana. Ntabwo yabimubwiye ari kumwe n'umwana ahubwo yabimubwiye nyine amwereka tatuwaje ko iri tatuwaje mubona hano hejuru ku gatuza afite ni King yari yanditseho King. Arangije yuvumbura amaso kuko ibyo byose yavugaga cyangwa nuko yarwanaga kose yari yasinzirije amaso abwira Yannick ati ndananiwe. Nakindi Yannick yakoze move yari maze kuhagera mushyira ku mugongo agenda yunamye yinjira mu modoka bamwirukankana kwa muganga. Amugejeje i Kanombe bisa nkaho byarangiye umwuka wamaze kumushirana. Ko muri ibyo byose yumvaga ari marashya ariko n'umwuka we wari mukeya yagendaga buri umwuka. Ikimara kumugeza kwa muganga bamushyizeho kiriya cyuma kigarura nyine gishitura bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu basohoka babwira ngo byarangiye. Arongera yinginga umuganga ngo amushiturire avati hano byarangiye nta kindi cyo gukorwa. Basi kugira ngo rero abantu bavuge ngo ni spaguru bamuhaye cyangwa niki sinzi uburyo spaguru yica ariko urumva umuntu wari wagiye wasohotse kwa gatandatu akagaruka ku cyumweru mu masaa 8 byaba byose nimba n'umuntu aramuhaye spaguru agiye gutaha ruvuga ko yapfuye saa 3 ku mugoroba saa 2 zishyira hafi saa 3 ku cyumweru. Urumva nyine harimo nk'amasaha nkangayo kugira ngo ibyo bintu bibe biramwishe. Ibyo ari byo byose nimba ari ibintu yanyweye cyangwa yariye byamuhitanye ntabwo nta muganga wabihamije kuko iyo banze ko bamujyana Kacyiru ngo babe bakora autopsy cyangwa babe bamenye nyine ikintu cyamwishe. Bahise bavuga ko ubwo byarangiye nyine no kumushyingura mu Islam yatumushyingura ku wa mbere ejo twasoje kiriyo. Nyine comments zitari nziza n'abantu bari kuvuga ibintu bitari byo biri kutubabaza.
tuzi nyine inzira bizacamo ngo tumenye icyamuhitanye, ariko abantu bari bari kumwe baba barahuriye nko mu kabari nyine, icyo gihe nibagira umutima mwiza bazavuga uko byagenze. Umuntu waba uzi amakuru ni umuntu bari bari kumwe mu kabari. Hanyuma urambwira ko kugeza amasaha iperereza riravuga iki, cyangwa aya masaha ntabwo bashobora gukurikira ngo bamenye ngo uyu muntu yagiye he, aya masaha yamaze he? Abantu telefone ye ntabwo telefone yamaze kugera mu nzego z'umutekano. Ya telefone ye ifitwe n'umuryango we. Hanyuma uyu uvuze ko ibintu n'ibibiri tugende gakeya kuko ibintu tubyumvikane gato. Hano utubwiye ko umumotari yahamagawe n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo niwe wari usanzwe umuhamagara, umumotari bamwita Alex, niwe babanaga. Bivuze ngo uyu mukozi ahantu yagiye kumuvana harazwi, I mean umumotari bahamagaye baramuzi, ibintu biroroshye. Ya Kadogo nyine Kadogo azi motari watwaye nyirabuja, kandi motari niwe wagiye kumuzana. Biravuga ko mutazantu yarari, bivuze kandi biroroshye. Kadogo niwe wazanye umumotari, umumotari azanga mu dropinze. Niba iperereza ryatangiriye, niba ndi kumva neza. Ariko twe twari inshuti ziwe za hafi cyane, urumva, ariko afite na famiye ye. Famiye ye itarashatse ngo bakore autopsy bamanze bamenye icyamwishe, numva niyo yabijyamo n'ibyo ngibyo. Urumva, ibindi twebwe turi kugerageza gukoresha wenda nk'abantu nyine b'inshuti ziwe, dufite na groupe, dufite n'abandi bantu nyine nabo baba bari gukeka, wenda bari i Kigali uko wa mutipe yabivugaga, bari i Kigali, wenda baba barafite ibyo bapfuye no mu myaka yashize. Adi hano hari umuntu wita Adi Black azamuka hano. Adi Black w'inshuti ya Anifa azamuka. Please shyiramo request none moderator muzamurire uyu nguyu ngo arashaka gusangiza abanyarwanda bw'ibyabaye. So zamuka, shyiramo request mpuzamure. Please komeza ndakumva. Urumva ibyo ngibyo nyine kujya kureba kushakisha motari byakorwa na famiye yiwe man, byakorwa na famiye ye. Ariko nyine ikintu Garifada nisabiraga abantu bajye bareka gutwika kubera umuntu man, kubera umuntu ngo byagenze gutya. Hari n'ahantu uri gusanga muri comment umuntu ntaga muzi yanditse n'amazina atari, atangiye kumushinja ibintu. Tagiye kumushinja kandi man, mu bakobwa duhura muri ibi bintu muri iyi Kigali, uyu mwana yari umwana mwiza, yabarutiraga umutima mwiza sha, yari umwana mwiza, ntabwo ari umwana usabiriza, ni wa wundi wari ufite utuntu dukiya mukadusangira, sibyo, abayeho ubuzima bwiwe. Rero abantu barimo baramuvuga ibitari byo, babyihorere nuko. Oya turabamagana abo ngabo, babireke. Oya tunabamagana ijambo, kandi ndabashimira nk'inshuti ze kuba muri kuza mugashyiraho ukuri ahagaragara, kandi atekereza ko iperereza ry'u Rwanda rikora neza, baraza gukacira ahantu yawe, turaza kumenya n'ivano yabyo. Adi Black azamuka, ndakumva. Si handitseho Black? Ni handitseho Black. Numvandimwe we. Umva aranyandikiye ngo Godfather wiriwe neza, nitwa Adeline, nkaba nari inshuti ya hafi cyane ya Anifa witabye Imana, ariko abantu barimo kuvuga ibihuha byinshi bitari byo, nkaba nshaka gusangiza abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye, kuko barimo kubeshya cyane, n'abatabizi barimo kuza bakavuga ibyo bishakiye, kandi birimo kutubabaza nk'inshuti ze n'umuryango we. So muhamagare kuri telefone, muhamagare kuri telefone, muhamagare. Andika no muri, niyandike no muri comment tumubone. Reka muhamagare. Hano. Okay. Dutegereje rero, adutegereje da Black, ndabazi izanyankara gataziri gutapinga hari hasi ziba zizaje kuri kode ngo ziye gucuruza. Ni mucuruze nagiye mu mwuka acuruzwa bujamwe, mucuruze n'iyi game batuzaniye inshuti ya hafi magara. Ndagusaba ko ikintu ukora, fata umwanya uve hano kuri iyi pano uje kureba ikiganiro cyo umumama Preneur. Iyi ni platform cyangwa niyo application ya YouTube channel
ya mbere ifite ibiganiro bizima byubaka sosiyete muri rusange. So please ndagusaba werekereyo ugende ujye gufollowinga iyi channel, ukore subscription, unayisharinge muri famille. Habaho ibiganiro bitandukanye, ibyo kubaka imiryango, iby'ababyeyi, ibyo kugira ibintu, hariho ibiganiro byiza, orientation zo gushaka akazi, hari ibintu byinshi cyane. Genda ujye ku mumama, hanyuma ugende ukore ikintu kimwe gusa ngusaba, ugende ukore follow, ukore subscription hano, ukande no kunzogera, unayisharinge n'abandi bantu. Ni ibiganiro byiza gusa. Umusaba yaje ntabwo ari we wamubonye mani. uri kuvuga Braki? Yego sha Braki ntabwo ari gufata telefone, ntabwo ari gufata telefone, sinzi ikibazo. none Godfa ntabwo yaguhaye nimero ze ngo ngerageze muhamagare numve. Yambwiye ko nayiguhe ari na uyu mujene nayiguhe. Braki yabwiye ko ashaka, reka nze mbimanike, iyo mabwiye ibintu mutekereza ngo ndi kubabeshya. Reka mbereke ibyanyu. Braki nibyo, kuko ejo twarababaye mana, ejo dusoza ikirerega byari danje mwana. Ejo byari danje, abantu baragenda kuri YouTube, kagenda ahantu henshi bagakora ibiganiro, kandi ababyeyi baba bafite amatelefoni mana. Mama wiwe yaratubwiye ibaze mama yari n'amakuru, yari muri Uganda. None se ngo kuri YouTube ngo abantu bari kuvuga ngo ni umukobwa w'umushuti wiwe ngo bapfuye umugabo ngo wamushyiriyemo ngo spagura umucyo kunywa, ngo uwo nguwo ninde muri mwebwe. Ibaze hari inshuti ze, natwe twabyumvishe kwinshi, ariko amakuru y'umuntu wa hafi ye abakenewe. Soma iyo nkuru, soma aho ngaho. Yanditse ngo Godfa wiriwe neza, nitwa Adeline, nkaba nari inshuti ya hafi cyane ya Anifa witabye Imana, ariko abantu barimo kuvuga ibihuha byinshi bitari byo. Nkaba nshaka gusangiza abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye, kuko barimo kubeshya cyane, n'abatamuzi barimo kuza bakavuga ibyo bishakiye, kandi birimo kutubabaza nk'inshuti ze n'umuryango we. Yagerageje akazamuka mumwohereza. ari gufata telefone sinzi. Uri kumamagara kuri WhatsApp? Kuri nimero bisanzwe kuri WhatsApp na mwana. Wakongera ukamuduhamagariraho gakeya uwo mushuti we ushaka gusangiza abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye. Ndamuhamagara kugira ngo numve niba ameze neza. Urumva nyine njye numvaga mpangayitse, umuntu ntabwo twavuganye nijoro, ntabwo turongera kuvugana. Fone yiwe hari aho yageze ivaho irongera ijyaho, none se mbanze menye uko bimeze. Kumbi yagiye muri dushe, njye ntabwo mbizi. Ageze muri dushe agitangira koga nibwo yahise atangira kugira ikibazo. Uwo muntu urumva? Alo, nibwo yatangiye kugira ikibazo, noneho atangira gukuruka, atangira guhumeka nabi, ibintu nk'ibyo. Umukozi we yumva ni ibintu bidasanzwe, aramukomangira. Agatahungabutse inshimano y'uyu mujene MC Nice yabisobanuye neza nk'uko nabivuze. Amukomangiye yanga kumufungurira. Umuhungu agira ubwoba, ahita asohoka aza kundeba iwanjye. Aramubwira ati ndumva mu makingi atameze neza, mbabarira uzurebe wenda we yagufungurira, ntabwo nyine ndumva bidasanzwe. Nageze ku muryango, ariko wagira ngo we yari yagize ngo umuhungu we niwe ukiri ku muryango. Ngera ku muryango numva ari kumubwira ngo wambabarire ugahamagara Cyusa. Ndamubwira ni mami, ni njyewe uri ku muryango, ufungura. Cyusa ni wowe? Cyusa ni wowe? Yego ni njyewe. Njye nitwa Cyusa Yannick, Cyusa Muhunde Yannick. Arangije ndani ndamubwira ni mami, ni njyewe, fungura ndebe uko umeze tujye kwa muganga.
yamfunguriye atabasha no kwicara, yamfunguriye nta ubona nyine ari zo ngufu ari gukoresha afite adakomeye, mukubise amaso kwihangana birananira, ndamukikira ndabana se byagenze bite, kuvuga biranga, ijambo yasohoraga akambwira ngo ndumva ngiye gupfa. Ndamwana nta kintu uri bube, reka tugerageze tujye kwa muganga. Kumufata byarananiye, ngiye kubera like nese ncika intege umubiri wose pe, birananira. Ndavana okay, reka nitabaze grand frère hanyuma aze amfashe tumujyane kwa muganga. Mfate swime ndamukenyeza, ndanje mu grand frère ndamugana ngo numfashe, mbwira umuhungu we ngo namuhamagara aze hano mfashe. Araza aramfasha, tumujyana mu cyumba, arasohoka ajya gushaka move, ndamwambika. Mu kumwambika kwiwe akambwira ati ndumva ndi gucika intege, ndumva ngiye gupfa. Ndamubwira nti oya mami nta kintu uri bube vraiment. Araje arambwira ati umwana wanjye ari hehe. Mu by'ukuri ntabwo nari gufata umwana ngo muzane arebe mama wari muri iyo situation, byarananiye. Ndamubwira nti rero umwana arahari, humura. Icyo Jean Frere yahise akora, yabwiye uwo muhungu we wamukoreraga, amubwira ati wowe namufata umwana mujyane kwa Yani hano mu rugo iwacu, hanyuma twe tubanze twite kuri mama, namera neza turakubwira umugarure. Ari nabwo move yari imaze kuhagera. Mana yanjye, murambabarira nyine binshi intege cyane iyo ndi kuvuga iyi story. Ubwo nyuma arambwira ati ni wamaye ji, ko numva nshaka ji. Ndamwanekana Alex ajye kuyigura. Arambwira ngo oya ngo nayiguze ngo ya mango ngo yayinzaniye yimenyweho, ndayimuhamwo. Anjambwira ati ndumva ngiye gupfa pe. Ndamwanya urebe ku mwana wawe basi aricyo kintu cyonyine gituma urwana ubuzima bwawe, ukoresha ingufu zose zisigaye. Ndangije mwambika mujampa nari maje gufata ngo mwambike. Arambwira ati ndumva nshaka kuryama hasi. Ndamwana oya reka ngushyire mu mugongo, reka mfashe ngushyire mu mugongo tujye mu modoka mujyane kwa muganga. Muri ako kanya pe nibwo nabonye kacitse intege. Already twinjiye mu modoka ahumeka ariko bitari cyane, ubona ko ari mu marembera. Tugeze i Kanombe bakoze uko bashoboye pe, barashitura bakora ibiki. Abaganga baratubwira uti biranze ntako tutagize. Pole sana. Uko niko urupfu rwa Gasaro rwagenze. Mana yanjye nyine ni ibintu biri hard kubyumvisha, ko byarihuse cyane. N'umuntu wabonaga kababara umubiri wose, ko turi muri douche yafataga amazi twese nyine akimenaho, ukabona ko ari umuntu uri kubabara, wagira ngo arashyushya umubiri wose bitewe n'ukuntu yimenagaho amazi. Ni ibintu biri strong kubivuga, ni kubera ko like ni story iri hard cyane kubera ukuntu byagenze. So rero ntago muri aka kanya turacyari gufatikanya n'ababyeyi kugira ngo tumenye icyatumye Gasaro yitaba Imana. Ntago turamenya ngo ni iki cyabaye. Abantu bose bari gukomeza bavuga ibintu bitari ukuri. Ntago njya nkunda gukoresha zino mbuga kugira ngo wenda mbashe gutanga ukuri, ariko Godfather we hari ubwo najyaga mukurikirana MC Nice, ndamuhamagaye ndamwese ibintu ndi kumva. Arambwira ati ariko Godfather ni live kandi yagufasha n'ukuri. Abanyarwanda bose babyumve pe, ntago turamenya, bareke kumukurikiza ibintu bitari byiza. Ntago turamenya ngo yishwe n'iki, ntago turamenya ngo ni iyo supaguru, ntago turamenya ngo ni ubwo burozi. Gusa
icyo turi gukurikirana n'abantu bari kumwe nawe mu ijoro ryakeye n'ahantu yari yagiye twasanze ari Nyamirambo ngahano ntago nibuka izina ryawo nimbimenya ndaza kubwira MC Nice. Oya uyavuga byihorere. Urumva byihorere hano hari abantu we. Rero ntago ndabimenya neza. So rero nukuri muri make hari abantu benshi bagiye bavuga ibintu bitari sawa, hari n'abandi bagiye bagaragaza ko ibyo bintu bari kumukurikiza bitari byiza. Okay, nabonye na Jackie ariho. Jackie vraiment merci beaucoup, nabonye video ye narishimye cyane ko ni umuntu utarigeze amukurikiza like ibintu nk'ibyo washyize mu gaciro. Vraiment merci. Uko ni kurupfu rwa Gasaro rwagenze ndumva ari cyo nabivugaho pe. Pole sana. Uwo mukozi wari he? Umukozi we nahise musigarana. Urumva umwana yagombaga kujya kwa papa, umukozi we nanjye nahise musigarana kugira ngo akomeze nyine ubuzima. Yego. Pole sana. Hanyuma abaganga ntabwo batangaje icyamwishe. Wapi ntabwo bagitangaje kuko banze ko dukora like iperereza iwabo. Banze ko dukora autopsy, barabyanze. Ariko mu by'ukuri murabizi neza ko muri ino si tubamo hari ibintu byinshi waheraho ukora iperereza kandi ukamenya ukuri kwa nyako utarinze ukora autopsy. Twarabyakiriye nk'uko famiye yabishatse, hanyuma turavuga tuti noneho reka dukurikirane se nihe twahera imuzi tureba icyateye ibintu byose, icyateye urupfu rwe. Mbere y'uko agenda mwari mwahuye right? Mbere y'uko asohoka ku gatandatu mu rugo ari muzima, nta kibazo afite vraiment. Ariko nyine yakubwira ko ameze nabi. We yanganga arumva adatuje umutima. Ariko nta hantu arwaye. Nta hantu arwaye pe, nta hantu ari kubabara, nta hantu namwe ababara. Ambwa ati ndi ndumva ntatuje. Ariko of course urumva niko akunda umuntu ameze nk'uwiyumvamo ikintu. So rero nuko byagenze. Nta yindi ntuzegeze ibaho yindi ngo wenda barwaye. Kwiyaza ko barwaye twese twe ko tubizi, abantu ba hafi twe ko tubizi. Sana kuri umukunzi wawe ntabwo babyumva ihagare. abantu bari basohokanye se babashije kubamenya? Ntabwo turabamenye. Kandi kubwira ko ari ibyo barimo by'inyamirambo ngo bagerageje bari kwirukanka ndumva tutamuzi ibintu byinshi. Ntabwo abantu bavuganye nawe ku mugoroba yagerageje kuvugana n'abantu benshi. B'inshuti ziwe ariko benshi ntabwo bari bamuri hafi. Abo yari kumwe nabo nta n'umwe muramenya mu bantu bari kumwe nawe? Nta n'umwe turamenya. Biratangaje ku buryo mu bantu baje no gutabara ntawe wavuze ngo twari kumwe. Urumva Garifa yaba hari ntabwo ashobora kubivuga. Urumva inshuti ziwe za hafi zizwi bagendana nko kuvuga ngo wenda ngo Jack agendana na Queen, ugasanga Jack ari i Kigali, Queen ari nk'imusanze n'urugero. Kuvuga ngo Queen akundana na Soti n'urugero, ugasanga Soti ntago nawe ari muri Kigali kandi ugasanga nyine asigaye wenyine tu. Iki gihuha rero cyavuye cy'abantu ibi bindi ko numva ko batubwiraga ko hari uriya mugabo arava hehe, ziriya nkuru z'umugabo zirimo kuva he? Niba wari wowe wari boyfriend we, ziriya nkuru zindi zirimo kuva he z'uko hari umuhungu undi wari wamukundaga waguraga ibyo byavuye? Natwe ntabwo nanjye ni ibintu ndi kubona abantu banyoherereza bimeze bite n'iki, ariko ni ibintu abantu bari kugenda bavuga byinshi. Ntabwo rwose pe ibyo ntabwo mbizi,
twese ntabwo tubizi, yaba ngewe yaba famiye ye, ibyo ni ibintu turi kubona gutyo, yewe n'inshuti ye magara, nta kintu n'ikintu na kimwe tuzi pe. ari niyo mpamvu ndi gusaba abantu bose batubabarire bareke kuvuga ibintu by'ibihuha by'ibinyoma. ni ukuvuga ngo ikibazo kiri mu nzego cyangwa bavuze ko nta perezida rigomba kuba? ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twari gusaba ababyeyi ngo mutange ikirego kuri ibi bintu, nta bintu bifatika dufite by'ikintu turi gukeka cyangwa se by'umuntu turi gukeka. ariko ibi biri mu nshingano za RIB gukurikira ikibazo nk'iki ngiki byaba niyo mpamvu twasabye iwabo ko badufasha. none se RIB yo nta perereza yigeze ikora nk'umuntu wari muri hafi? wowe ntabwo RIB igeze kureba nk'umuntu wamujyanye kwa muganga yaguye mu maboko? ntabwo RIB yigeze iza kukureba? nta kintu na kimwe RIB yigeze. turashize uretse gato. ni ukuvuga ngo nawe yaguye mu maboko yawe, yagiye kwa muganga umuntu atari urwaye, yaragiye agera ku bitaro arapfa, RIB ntabwo nta cyakurikiyeho? nanjye nyine nta kintu byiza bambaza, n'impamvu twese twahise duhitamo kubyikurikirana nkatwe ba nyirabyo. mwagiye muri RIB? kujya muri RIB numva ntabwo uretse gatoya, umuntu yarapfuye siko bimeze? umuntu ntabwo yari arwaye arapfa, so ni ukuvuga ngo urumva nkawe we biratangaje. ni ukuvuga ngo twabahamagaye, twageze ku bitaro, yego aribwo tubahamagara, nabo bahita baza direct nyine. ariko kwa muganga uko byagenda kose mwamugejeje kwa muganga akihumeka? twe twamujije kwa muganga agifite akuka. ni inshingano z'umuganga rero. aha rero abaganga bagomba gutanga impamvu nk'abantu bakiriye umuntu, niyo baba bakiriye umurambo bagomba gutanga impamvu cyangwa bakavuga icyishe umuntu. no kwa muganga ni iki cyatumye kwa muganga badakora raporo? ntiyagiye muri morgue? Garifa ni uko yaba ari umuyisilamu. tuzi ko abayisilamu iyo umuyisilamu apfuye bahita bamushyingura. ndabizi umva, ndabizi ariko we ukuntu byagenze ongera ijwi bro, uri kure cyane kabisa. uzi ko biri gusaba kugira ngo nambare ikote kugira ngo mwumve ukuntu byagenze. iyo baraje barabyanga, ntabwo bafite ubwo burenganzira. ariko umubiri we ujya muri morgue. wajyamo utajyamo, ariko ntabwo bafite uburenganzira. basaba uburenganzira bwo kwa muganga bwo gutwara umubiri wabo. kwa muganga babaha ubwo burenganzira, kandi twe nta kindi kintu twari gukora kuri ibyo bintu. twarabibasabye barabyanga, babyanze nka famiye uko badesize, natwe dukurikiza icyemezo bafashe. ntabwo ari ubwa mbere ibintu mbibonye muri Isilamu. ni uko bigenda kuko ntabwo ari ubwa mbere. hari n'undi mushuti wanjye byagenze ko w'inyamirambo, abantu baramuzi, twabanye ku zindi platform, nawe byagenze uko nguko. nuko byahise birangira uko, no comment. abamuzi muramuzi. nibyo turi kugerageza twebwe gukora nk'inshuti ziwe, ni nk'ibyo kumenya ahantu yari ari, kumenya abantu bavuganye bwa nyuma, kumenya nyine abo bari bari kumwe, nta kabari katagira kamera, turebe ko byagenze. wenda nibigira umurongo nibwo ababyeyi we tuzabereka ko byari ngombwa gutanga ikirego, akaba hakurikiranwa nyine ubiri inyuma. muri Isilamu ntabwo biba. none se nk'abantu nkawe w'umukunzi we, nka telefone ye maybe ushobora kuba wari uzi nka password, ntabwo ugeze ureba nk'amakolbog y'abantu bari bavuganye uwo munsi wose, urebe ngo abantu bavuganye password ye. undi Gasaro ni umuntu umubare wongere volume kabisa. Gasaro ni umuntu ucanganye. password yiwe yayihinduraga buri uko yabonaga abantu bose batangiye kuyimenya, inshuti ze za hafi n'abandi bantu bandi abona badakenewe batangiye kuyimenya, rero yahitaga ahindura. njye rero gushyiramo iyo narinzi nasanze yarayihinduye, ndavana ubwo nyine wasanga byose yarabihinduye. niyo mpamvu twavuga uburyo twinjira muri phone ngo tumenye abantu bavuganye muri iryo joro, aho bari kumwe. niyo mpamvu byahise byanga, ariko
byanga bikunda nyine izagezwa mu maboko y'abayobozi babikurikirane ko bo ntabwo byabananira bayikuremo kwa ndagushimiye urakoze cyane namwe murakoze gufa gusa Imana yanjye abakobwa bajye bitwararika ni ukuri byane ubwoba ko hariho ibintu like tamenya biri kuba kandi bikaba byihuse niyo mpamvu Imana yanjye sinzi nyine tu nawe urakoze gufa Imana barinde kweli. Thank you so much. ndagushimiye. Yego nawe.